Hi, welcome to the Basic English with JB Clever. Guys, maze ikingana iki wiga icyongereza? Ukunda icyongereza, wifuza kukimenya, uzi amagambo menshi ya grammaire, ariko kugira ngo ukore interuro mu cyongereza ugasanga birakugoye. Ugategera amatwi speech, imiziki n'ibindi, ariko kugira ngo ubashe kubyumva nabwo ugasanga birakugoye. I know. To learn a foreign language is very difficult. Kwiga ururimi rw'amahanga ni ibintu biba bigoye. Uyu munsi ngufitiye ibanga, ngiye kwereka ibintu bitanu byagufasha kumenya kuvuga icyongereza neza no kucyandika neza. 5 steps to improve your English fluency. Fluency ni iki? Fluency means to speak English well, smoothly, without stopping. Speak English well, smoothly, without stopping. Kuvuga icyongereza neza kandi udategwa utanahagarara. Cya gihe ubwonko bwawe buhita bukora ijambo cyangwa se ugahita buguhereza ijambo vuba udatezwe kandi udahagarara mu gihe urimo kuvuga icyongereza. Ibyo nibyo bita fluency. Urugero hano, niba uzi uburyo amazi iyo arimo gutemba nk'akagezi, kwa kundi amazi aba afatanye ubona nta hantu na hamwe acikagurikamo utamenya ngo ateraniye hehe, ibyo nibyo bita fluency. 5 steps you can do to improve your English fluency. 1. Read newspaper and story. Gusoma ibinyamakuru n'amateka. Amateka y'abastari, amateka y'ibintu runaka. Gusoma ni bimwe mu byagufasha kumenya icyongereza neza. Uzabigenza gute rero? Read the headline. Soma umutwe w'amagambo. Niwumva iyo nkuru iri interested kuri wowe, soma iyo nkuru. Niwumva itari interested kuri wowe, please skip it, don't waste your time. Yisimbuke, witakaza igihe cyawe, kuko niba itari interested ntabwo bya bintu bikunda, nta nubwo uri bubimenye. Ariko iyo inkuru iri interested kuri wowe cyangwa se uyikunze, ufite n'amatsiko yayo, birakorohera kumenya ibirimo no kubifata mu mutwe. So niba ubikunze bisome, niba umva bitaguteye amatsiko utanabikunze bisimbuke. Try to read out loud. Gerageza gusoma usohora ijwi ryumvikana. Read out loud help you learn to listen to yourself speaking English. Kuvuga ijwi riri hejuru cyangwa se gusoma ijwi riri hejuru bigufasha kwiyumva wowe uvuga icyongereza. Please read newspaper and story, bizagufasha kumenya icyongereza. 2. Listen. Kumva indirimbo, kureba ama TV show, kureba amafilime, biri mu bintu byagufasha kumva icyongereza mu buryo bukoroheye. Uzabigenza gute? Kumva indirimbo, cyane cyane uri kureba lyrics zayo, imyandiko yayo, uri no kugenda uririmba usubiramo wigana uko arimo kubigenza umuhanzi, biri mu byakorohera kumva neza icyongereza. Niba ugiye kumva indirimbo, hitamo indirimbo ukunze iri interested kuri wowe. Niba ugiye kureba TV show, reba ikiganiro ukunze wumva kikunejeje. Niba ugiye kureba filime, hitamo filime ukunze iri interested kuri wowe. Niba ukunda action movie abarizo ureba, niba ukunda romantic abarizo ureba. Hitamo ibyo ukunda, uzabona ko utari kwiga ahubwo ari ubuzima bwawe bwa buri munsi bikorohere. Please kubikora niko uzagenda ugerageza kumva buhoro. Uzatangira utumva na gake, ariko uko ugenda ubikora buhoro bizagenda biza gahoro. Ngiye guha urugero. Mu cyongereza biragoye ko wumva amagambo yose 100% mu gihe urimo kwiga, ariko hari uburyo ijambo rya mbere, kubera ko wamenye topic y'ikintu runaka, bikorohera kumenya ijambo rikurikira muri sentence. Kanguha urugero. Ugiye gutega indege, uvuye wenda mu Rwanda uza muri Amerika, uvuye muri Amerika ujya mu Bwongereza. Mu gihe uri gutega indege barakubajije, do you wanna window seat or aisle seat? Ni kuvuga ngo umaze kumva window seat
kari intebe yo ku idirishya, but ayo seat ntawo uzi icyari cyo, ariko kubera ko wumvise ko intebe yo ku idirishya uguramenya ko indi ahandi hantu ayo ari hahantu handi hasigaye. Umva ko ikintu kimwe mu cyongereza muri sentence ijambo rimwe rishobora kugufasha kumva irindi jambo ririkurikira. Ijambo rya mbere ririkurikira rishobora kubwira ijambo rya gatatu icyo rivuze muri iyo sentence. 3. Writing. Kwandika nabyo biri mu bintu byagufasha kumenya icyongereza. Gerageza wandike mu bintu wanyuzemo ejo cyangwa se wakoze ejo, byo munsi cyangwa se byo mu gihe cyashize. Iyo wandika bigufasha kwimenyereza no kwibuka neza bimwe wagiye ubona n'ibyo wagiye wumva, bikakorohera kubishyira no mu nyandiko. Uko ubyandika bivuye mu mutwe no kubivuga niko byakorohera guhita ubisohora vuba vuba. Iyo practice nuyikora kenshi nabwo bizakorohera kumenya icyongereza mu buryo bwihuse. Don't be shy, andika mu cyongereza cyawe gikeya. It's fine. Buhoro bizagenda biza gake gake, kandi uko ubyibuka no kubivuga niko uzagenda ubyibuka. Try. 4. Communication. Communication no kuganira, kuvuga. Guys, spend time with the people who speak English. Gerageza ufate akanya wegere abantu bavuga icyongereza. Don't be shy, don't be nervous, try speak. Wigira isoni, gerageza uvuge kuko uri muriga. Uko ukomeza kubivuga buhoro uzagenda biza buhoro. Nkunda kugira ikibazo hano ugasanga abantu ku ishuri cyangwa se muri warehouse, muri company, Abanyarwanda bari kumwe, Abaspanish bari kumwe, Abanepal bari kumwe. Wamenya icyongereza gute ukiri kumwe n'aba bantu muvuga ururimi rumwe? Gerageza wegere abantu bavuga rwa rurimi ukeneye kumenya. Uko wegera za nshuti, ya accent yabo uyumva buhoro. Ubwa mbere ntuzabyumva, ubwa kabiri ntuzabyumva, ubwa gatatu buhoro uzagenda ubyumva gake kuzageza igihe uzajya uwumva neza kandi nawe ukabasubiza neza. 5. Speak slowly. Speak slowly. Gerageza uvuge gahoro. Guys, iyo uri kwiga icyongereza wikumva ushaka guhita ufata intera ako kanya yo kuvuga nk'umwene gihugu, ahubwo gerageza uvuge slowly, buhoro, gake kugira ngo abashe kukumva. Kuko nuvuga cyane ukegereye ugashaka kumenya accent byihuse ako kanya, ari amahirwe menshi ko bantu batari bukumva. Ahubwo gerageza uvuge slowly, buhoro kugira ngo ya magambo yawe wamenye uyavuge neza babashe kuyumva nkuko ari. Uko ugenda umenyera niko accent yawo uzagenda nayo uyimenye. Ariko mu gihe urimo kuvuga, please gerageza uvuge gahoro, bizagufasha kumenya icyongereza kandi nabo bakumva. 5 step you can do to improve your English fluency. Ibintu bitanu wakora kugira ngo umenye icyongereza neza. Tumaze kubibona. So guys, gerageza usome, gerageze kumva, gerageze kwandika, gerageze gukomunika, gerageza uvuge buhoro. Read, listen, write, communication and speak slowly. Ibyo bintu bizagufasha kumenya icyongereza neza kandi mu gihe gito. Guys, niba ubikunze uzagira icyo ukora kugira ngo ubashe kugaininga. Niba ukunze icyongereza, gerageza ushiremo umwete, wifata umunsi wose w'icyongereza, biha umwanya kandi ukore ibyo ukunda biri interested. Kuko nubikunda uzumva ko utari kwiga, ahubwo ari ibintu byo mu buzima bwa buri munsi kandi bizagufasha kumenya icyongereza neza. Guys, niba ukunze iyi video, mpereza like, comment, sharing ku bantu bayagirira akamaro. Don't forget to hit subscribe down there. Please, don't forget to hit subscribe. Ciao, see you next time.